Turabasuhuje inshuti bene data mudukurikiye kuri Tuzatabarwa TV, mudukurikiye muri mu byerekezo bitandukanye by'isi. Tunejejwe rero no kongera guhura kuri iyi channel yacu twateguye kugira ngo tujye tuganiriraho ijambo ry'Imana. Turanezerewe, tuzi neza yuko hari abo duhuye none aha tujye kuganira bari mu bihe bitanejeje, bya bindi tujya tugeramo ibihe by'isi, bya bindi birushya umutima. Muririmbyi yavuze yuko birushya umutima, bari mu bihe by'akababaro. Turabihanganishije rero bavandimwe, aho muri hose, muzirikane yuko uyu munsi wa none yenda nubwo mubabaye ariko ejo siko bizahora. Nibyo iby'ubu buzima niko bimera, nahamanuka n'ahazamuka. Uyu munsi tuba tumanuka, ejo tukaba tuzamuka, kandi ntabwo ariko bihora. Uyu munsi nyine umuntu aba yishimye, ejo akaba ababaye. Ariko hari abandi nabo bari mu bihe by'umunezero. Namwe tubibutse yuko mwishime koko munezerwe, ariko mujye mwibuka yuko Imana ari igena ibihe kandi ari igena byose. Mwibuke yuko mukwiriye kwishima, ariko mwibuka no gushima Imana ibahaye ibyo byishimo. Mujye mwibuka gushima Imana muri byose. Ngewe rero nitwa Atanazi Ndagijimana, ndi umubwirizabutumwa bwa Yesu Kristo. Nicyo twashyiriyeho n'iyi channel kugira ngo tujye tuganiriraho ijambo ry'Imana. Tuzababwira ubuhamya bwacu, tubabwire uko twahuye na Kristo, munumve neza koko mu by'ukuri niba twarahuye na Kristo. Burya iyo waganiriye n'umuntu akakumenyesha, akakubwira iby'uru rugendo nuko yinjiye mu gakiza, wumva neza yuko koko ari kumwe na Kristo, cyangwa se niba barabisikanye. Ibyo nabyo urabisobanukirwa mu by'ukuri, kandi iyo wamaze kumenya umuntu uwo ari we, burya bikorohera no kubana nawe. Munyemerere rero tuganire ijambo ry'Imana rindi ku mutima muri uyu mwanya Imana impaye. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo amahirwe ya kabiri azanwa no kwihangana. Ese muzi neza yuko kwihangana ari inkingi y'ubuzima, ari ikintu gikomeye cyane muri ubu buzima? Muzi yuko umuntu atihanganye muri ubu buzima nta kintu na kimwe yageraho? Ibyo dukora byose muri ubu buzima ni ukuri bidusaba kwihangana, kandi kwihangana ni ikintu gikomeye cyane ndetse kigora abantu, kinarushya cyane. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu byose arabigushoboza, kuko Pawulo nawe yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu, ibice 42 uhereye ku murongo wa 12. Hanyuma turaza gusoma no muri Yakobo, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe ya kabiri azanwa no kwihangana. Reka dusome 12. Haravuze ngo no kwiteka hira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 10,014 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya, n'uwa gatatu amwita Kerinihapuki. 15. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe na basaza babo. Hanyuma yabyo 16. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfa ashaje, ageze mu zabukuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Yakobo. Yakobo igice cya mbere 12, naho twumve uko hatubwiye. Yakobo igice cya mbere 12 haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umuntu
umuntu niyoshywa gukora ibyaha, umuntu niyoshywa gukora ibyaha, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Reka munyemerere tugarukire aho ngaho, naho nashakaga, uwo murongo niwo nashakaga. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Mwikirize muvuge ngo amen. Reka dusenge Imana rero kugira ngo idushoboze, ibashe kuduha ugutwi. Yohana yaranditse, amaze kwandika aravuga ngo abafite ugutwi nibumve iby'umwuka abwira amatorero. Ndagira ngo tubanze dusenge rero kugira ngo Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ijambo, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibashe kuduha ugutwi kumva. Mu by'ukuri muzi yuko abantu amatwi turayagira, ariko ugutwi kurabuze iminsi ya none. Ugutwi kumva iby'umwuka abwira amatorero ntabwo ari uku nguku, ni ugutwi k'umwuka. Ugutwi k'umwuka niko kumva umwuka wera. Reka rero dusenge kugira ngo Imana ibashe kudushoboza kandi iduhe uko gutwi kumva kukamenya. Turagushimiye iteka Mana ikomeye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye kugira neza kwawe guhebuje. Iyo mvuga iby'urukundo birandenga. Muririmbyi nawe byaramurenze, aravuga ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushya turuhure. Aravuga ngo rusumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ruragenda rukagerayo. Turanezerewe rero kubw'urukundo rwawe, turiho kubw'urukundo rwawe. Tubonye uyu mwanya nawo tuwubonye kubw'urukundo rwawe. Ibyo rero biratunejeje kandi biratunyuze. Icyakora imitima yacu, kuko dukiranirwe tukajya kure yawe, utubabarire utwogesha amaraso yamenewe ku musaraba i Golgota, utwiyegereze cyane kandi uduhe ugutwi kumva iby'umwuka abwira amatorero. Ijambo ryawe ntirikanyure mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ryinjire rigere mu mitima, ukundi baza imitima, maze ribashe kugira ibyo rirema muri twebwe, ndetse ribashe kugira n'ibyo risenya muri twebwe, kuko shitani nawe hari ibyo ajya yubaka mu mitima y'abantu. Tugire neza rero, twiyegereze kandi uduhindure ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Urushaho kutwiyegereza cyane no kudutunganya rwose. Urakoze Mwami Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngakomeza utwiteho kandi utumurikishirize mu maso hawe. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, ijambo twasomye mu gitabo cya Yobu ryatubwiye ngo nuko Yobu Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Murumva Yobu ni umugabo wagize amahirwe, navuga ari mu byiciro bibiri. Bwa mbere Yobu muramuzi, yabaye umukiranutsi mu gihugu cyose cya Usi. Yabaye umukiranutsi ushimwa n'Imana ndetse agashimwa n'abantu. Akiranukira Imana mu byo atunze byose, akiranukira Imana kugeza ku rwego Imana yagezeho imwirata. Ese mwene data, nawe waba ukiranukira Imana, cyangwa se waba warigeze gukiranukira Imana kugeza ku rwego Imana ikureba ikakwirata iri mu ijuru, ikavuga iti murebe umwana wanjye nkunda kanaka, ikakwirata mu bantu ku buryo yakubona mu bantu ikabonamo umuntu. Yobu yabaye umukire w'umukiranutsi. Hari abantu bajya batekereza yuko, ariko ni ibitekerezo biri hasi, batekereza yuko hari ngo abantu bubaha Imana ari abantu b'abakene gusa, ariko ntabwo ariko bimeze. Abantu bubaha Imana, Imana ifite ingeri zose. Ifite abayubaha b'abakire, ikagira abayubaha b'abakene. Ifite abayubaha banini, ikagira abayubaha batoya. Ifite mu byiciro byose harimo abantu bubaha Imana mu ngeri zose. Imana ifitemo abantu bayubaha, kandi mu mahanga yose Imana ifitemo abantu bayubaha. Yobu rero yabaye umukiranutsi, yubahisha Imana ibyo atunze, yubaha Imana mu rubyaro rwe. Yobu yajyaga yicara akavuga ati ahari abahungu banjye n'abakobwa banjye bashobora kuba bacumuye, iby'urubyiruko ntiwabimenya. Akagenda wakitambira ibitambo, agasaba Imana imbabazi, akavuga ati Uwiteka unezezwe n'igitambo cyanjye. Ariko yarangiza akibuka urubyaro rwe, akagenda agatambira ibitambo abana be, akavuga ati abahungu banjye n'abakobwa banjye nabo nyir'ibihe ubarebe neza, ubiteho, ubarebe ijisho ryiza.
wowe ujya usengera urubyaro rwawe. Ese muzi yuko urubyaro rwacu tuzabazwa uko twabareze, tuzabazwa uburere tubaha? Muzi neza yuko Imana ikurikirana uko turera abana bacu n'uko uburere tubaha? Muzi neza yuko ibyo bintu Imana ibyitaho? Muzi neza yuko Imana ijya ikurikirana imiryango yacu, uko tubayeho mu miryango yacu Imana ibyitaho cyane? Kandi bene data, gukiranuka kwacu gukwiriye kubanza guhera muri twebwe, mu mitima yacu, kwarangiza kukagaragarira imiryango yacu, hanyuma kandi kwarangiza kukagaragarira abandi bose bo ku ruhande, ariko nanone byabanje kunyura mu itorero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yobu akiranuka muri we, akiranuka mu muryango we, akiranuka mu gihugu cyose, akiranuka ku butunzi ndetse no ku rubyaro. Imana iri mu ijuru iramwishimira. Yari yararirimbye ya ndirimbo, akayiririmba yizi, yayiririmbye yizi, yayindi ivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Iyo ndirimbo rero yari yarayisobanukiye mu by'ukuri. Yobu yubahisha Uwiteka kugeza igihe Bibiliya itubwira ko ngo abana b'Imana bari baje gushengerera, ndetse na shitani ngo aza muri bo, ngo nawe aza azerera ngo agera aho bari. Hanyuma ngo Imana mu kumubona iravuga ngo mbese Satani we, waroye yuko Yobu ari umukiranutsi wubaha Imana mu byo atunze byose kandi akayubahisha umutima we wose? Satani yitiranya Yobu, abwira Imana ngo mbese Yobu yabuzwa n'iki kukubaha kandi waramuhaye ubutunzi? Aramubwira ngo dore wahiriye amaboko ye, umuha ubutunzi, umuha urubyaro rwiza, none Yobu yabuzwa n'iki kukubaha? Ariko Imana yari izi Yobu imusobanukiwe neza. Ni umugabo wubashye Imana adashingiye ku butunzi. Yobu yubashye Imana adashingiye ku byo afite. Yobu yubashye Imana adashingiye ku cyo imuhaye no ku byo yamuhaye. Hari abantu muri ubu buzima dufite baba inshuti z'Imana ari uko bafite ubutunzi, bagira amashimwe ari uko bari mu byishimo, bagira amashimwe ari uko bari gushyingira abakobwa n'abahungu. Ariko umukobwa wabo iyo yaheze mu rugo akagera mu myaka 40-50, ntibaba bakibaye inshuti z'Imana, ntibashima. Bagira amashimwe ari uko bari gucuruza bakinjiza byinshi, ariko ejo bahomba amashimwe akabura. Ariko mwene data, ndagira ngo nkwinginge nkubwirire ijambo kandi uryumve. Ntabwo ukwiriye gushima Imana mu byiza gusa, ibibi ngo nibiza bikwibagiza iby'Imana yakoze byose. Kandi wumvire ijambo, icyo Imana itagukoreye uyu munsi izagikora ejo, yenda igihe ntikiragera. Iki nacyo cyumve, icyo Imana itaragukorera iby'Imana itaragukorera ntibikakwibagiza ibyo yakoze. Kandi ibibazo uhuye nabyo uyu munsi ntibikwibagize yuko hari ibisubizo nanone ufite. Uyu munsi wa none ushobora kugira ibibazo runaka, ariko tekereza yuko hari ibindi ku ruhande Imana yagukoreye. Ibyo nabyo bigutere gushima, ushima Imana. Uko niko umuntu w'Imana amera, niko umukiranutsi amera. Iyo ukoze impanuka uyu munsi ukitura hasi, ukagira ibyago, ugacika akaboko, uhita ugira ihishurirwa, ukavuga uti ntabwo shitani yashakaga aka konyine, ahubwo yashakaga n'akaguru. Ukavuga uti Mana ndagushimye yuko wemeye yuko hagenda akaboko gusa, ariko nkaba nsigaranya kandi. Nibyo umuntu w'Imana agomba kugira ihishurirwa ry'iby'Imana ikoze, ry'iby'Imana yakoze, akabona ibyamubayeho, ibyago byamubayeho, ariko agahita ahishurirwa n'amashimwe, akavuga ati nubwo ibi byangezeho, ariko ibi ngibi Imana yarabindinze. Haleluya, haleluya. Uko niko umuntu w'Imana agomba kubaho. Nibyo, nurwara uyu munsi uvuga uti Imana ishimwe yuko ntasazi. Uyu munsi nugira ibyago ugapfusha, ushima Imana uyibwire ngo ubwo napfushije ntibindenge mu bitekerezo ngo mfate umuhanda ngende nsare. Imana ishimwe kuko yakoze icyo ngicyo. Yenda uwanjye yaramutwaye, ariko yampaye kwihangana ndakomera. Nugera mu bigeragezo byo kurwara, ukarwaza umwana, ushima Imana uyibwire uti Uwiteka ndagushima yuko nubwo umwana yarwaye ariko umugore ni muzima, nubwo umwe yarwaye ariko abandi ni bazima.
aho ngaho y'Imana ikubonamo amashimwe. Imana mu bintu ikunda umutima ushima. Imana inezezwa n'amashimwe, inezezwa n'umuntu ushima, kubera yuko kwibagirwa iby'Imana yakoze ni ukwiyahura. Kwibagirwa aho wavuye nabyo ni ukugenda wiyahura buhoro buhoro. Mureke tujye tuzirikana amashimwe, tuzirikana iby'Imana yakoze. Imana imaze kurata Yobu, Shitani aravuga ati noneho mungabize, hanyuma muramburire ukuboko kwanjye mukoreho, nkore ku butunzi bwe. Mu gihe gito cyane urabona Yobu yamaze kukwihakana. Imana izi umutima wa Yobu neza iwusobanukiwe, izi yuko igicaniro cy'umwuka wera kiri mu mutima wa Yobu nta cyawukuramo, izi neza yuko umunezero n'ibyishimo Yobu afite nta handi atabivoma mu butunzi no mu rubyaro, ahubwo umunezero wa Yobu yawuvomaga mu gakiza yari afite, yawuvomaga ku Mana nta handi. Mu gihe gito cyane Shitani atangira gukora ku butunzi bwa Yobu. Inka baba barazibye barazijyanye, ibindi nabyo umuriro wabitwitse birashize. Hari intumwa imwe yamubwiye amagambo akomeye yagombaga gutuma yiheba. Mu ntumwa ze, intumwa imwe yarazaga ikavuga iti amatungo barayibye. Intumwa indi ikaza iraza iravuga iti abahungu bawe n'abakobwa bari mu nzu barimo bishimisha banezerewe, umuyaga uraza uhuha imfuruka z'inzu, unyeganyeza imfuruka, inzu ihita ibagwaho yose, hanyuma abahungu 7 n'abakobwa 7 barapfa barashira. Iyo ntumwa irabimubwira, Yobu ibyo arabyumva. Indi ntumwa, mu ntumwa zaje zose hari intumwa yaje imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo Yobu we, umuriro w'Imana uvuye mu ijuru utwika inka n'abagaragu, barahiye barashize, bose barimbutse, n'ingewe usigayeho kukubarira inkuru. Bene data, muzi ko umuntu ubara inkuru mbi atajya abura. Buriya wabura umuntu ukubwira inkuru nziza, ariko umuntu ubara inkuru mbi ntajya abura. Yobu amaze kubyumva ayumva ko noneho utekereza umuriro w'Imana, Yobu wubaha Uwiteka, utarigeze acumura ku Mana, Yobu witanze agatanga n'ibyo atunze, Yobu wabanye n'Imana neza, utekereza gute ko umuriro w'Imana ubwawo ari wo wava mu ijuru ukaza gutwika ubutunzi bwe? Ariko umuntu umwe yaravuze ngo ni ukuri, ngo ijya yemera yuko byose bitugeraho. Nta kintu na kimwe Imana itakwemera yuko kikugeraho muri ubu buzima, uretse ubugingo bwawe nibwo Imana ibasha gukomeraho. Imana irabwira Shitani ngo mbese waroye? Yobu mukumva iyo magambo yose avuga ijambo ryiza cyane ryanejeje umutima. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Haleluya, haleluya. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Aravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubyisubije. Haleluya, haleluya. Ijambo ryiza cyane rinejeje umutima. Imana imaze kumva iryo jambo riragenda rikora ku mutima wayo, yumvira anezerewe cyane. Iravuga ngo ni ukuri mfite umuntu unyubaha w'umukiranutsi. Imana ibwira Shitani ngo waroye neza yuko umunezero wa Yobu utarushingiye ku butunzi. Wabibonye yuko Yobu anyubahisha umutima we wose. Wabonye ko nubwo wanteye agatsiko kumubabaza, wabonye yuko ibyo wamukoreye byose, wabonye yuko bitigeze bimunkuraho. Shitani aravuga ati noneho rero burya ubutunzi umuntu arikunda, reka noneho nkore ku mubiri we, noneho urebe yuko atakuvaho. Haleluya. Imana ibwira Shitani iti ngaho gerageza nabyo, icyo nzi nuko umutima wa Yobu ndawufite, ndi muri we nawe ari muri njyewe. Shitani akora ku mubiri wa Yobu. Yobu mu minsi mike ngo ibishyute bihera mu bworo bw'ikirenge birazamuka, biragenda bigera mu mutwe. Yobu aragenda abora ariho. Yobu aragenda aratonyoka. Yobu aragenda umubiri uramuhinduka, ararwara araremba. Wa wundi wari umukire, wari uri mu bakire b'igihugu, Yobu yarakize agera ku rwego ashyiraho ibimenyetso. Buriya
abakire bajya bagira bajya bagira inzego, noneho hari urwego bageraho bagahita bashyiraho ibimenyetso. Umuntu yahamagara undi akamubaza ati alo ugeze hehe, akamubwira ati banguka wiruka uransanga ku kiraro cy'ingamiya za Yobu. Icyo ni ikimenyetso. Undi akavuga ati alo ugeze hehe, akamubwira ati ngwino wihuta turahurira ku kiraro cy'inka za Yobu. Yobu yari yarakwirakwije ibimenyetso. Mujya mubona ko no muri ubu buzima hari abakire bagenda bagakira, barangiza bakagera ku rwego bashyiraho ibimenyetso. Ugasanga umuntu bamwitiriye ahantu, ugasanga umuntu n'imodoka zigenda baravuga bati ndaviramo kwa kanaka, ndaviramo kwa kanaka, ndaviramo kwa kanaka. Abo ni abakire bakize mu by'ubu butunzi, bageraho bashyiraho ibimenyetso. Uko niko Yobu, urwo ni rwo rwego yari ariho nawe. Hanyuma umubiri uramuhinduka, Yobu arababara, agahinda karamwica, aza kugera mu gihe cy'umubabaro cyane. Umubabaro ubaye mwinshi muri we aza kuba nk'ucitse intege, acika intege mu by'ukuri, aracogora. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo mu by'uru rugendo ntawe utacogora, mu by'uru rugendo ntawe utacika intege. Nubwo ntabigushishikariza, ariko niko bimeze no mu batubanjirije, nta muntu n'umwe utacogora ngo acike intege. Ariko biragatsindwa yuko ucogora ngo ugere mu ntege nke ugende ziguherane. Ihwiture uvuga uti nabimenye, shitani arimo araniga arashaka kunyiba, hanyuma ufate umwanzuro wongere ugarukire Uwiteka. Iyo baracogora acika intege, atangira kuvuma umunsi yavutseho. Aravuga ati uwo munsi uvumwe ntukibukwe. Kandi atangira kuvuma ijoro nyina yamusamyeho. Aravuga ati kuki ntapfuye nkivuka, ese kuki inda yanjye itavuyemo mama kinsama. Mu by'ukuri agahinda kari kabaye kenshi cyane, ariko Uwiteka aza kumugenderera, aramubwira ati Yobu, ibyo urimo ni ibiki? Yobu umugore we aramuhinduka, apfusha abana, amatungo arayabura, ubutunzi buragenda burarangira. Umugore we inshuti ze ziramuhinduka, ziramubwira ziti Yobu, mbese ubundi buriya Imana yagukorera ibyo ngibyo, buriya koko ari umukiranutsi cyangwa watwihishagamo? Muzi yuko umuntu muri ubu buzima ajya agira ikigeragezo, akabana n'abantu neza mu bihe by'amahoro n'ibyishimo. Yagera mu kigeragezo abantu bagatangira kuvuga yuko atarakijijwe kandi nta kibi bamwibukaho, bagatangira kuvuga yuko ari ibihano by'Imana, bagatangira kuvuga yuko ari ingaruka z'ibyaha. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ubu buzima turimo ni urugamba. Kandi Yobu yavuze neza, aravuga ngo ndi muri iyi si, umuntu uri muri iyi si aba afashe igihe mu ntambara. Ese muvandi, utekereza ko waba mu ntambara ukajya urasa wowe utaraswa? Muri ubu buzima rero koko turaraswa, ariko ntabwo ari uko tuba dusanzwe turi abanyabyaha, ntabwo ari uko tudafite Kristo, ahubwo ku rugamba nyine niko bimera. Umugore aramubwira ati yewe Yobu we, wagize igihe urahitinga, ariko uyu munsi warazimye. Aramubwira ati hakana Imana wipfire kuko ntacyo kimaze. Inshuti ze zose ziramuhinduka. Nta kigeragezo na kimwe kitugeraho kitageze kuri Yobu, ariko Yobu arihangana, akomeza kuvuga amagambo meza cyane yo gukiranuka. Abwira umugore we, aravuga ati nawe ubaye umwe muri ba bagore b'abapfapfa. Aravuga ati se twanezerwa Imana tukayishimira mu byiza, hanyuma ibibi byatugeraho tukababara tukava ku Mana? Aramubwira ati ntibikabe bityo, ntabwo nakwihakana Imana yanjye. Agenda avuga amagambo meza y'ubugingo, haravuga ngo ni ukuri, ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ni uko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Mu bigeragezo Imana irimo irababaza Yobu, irimo iramubabaza ku rwego utabasha kugereranya. Ariko muri ibyo bigeragezo Yobu afite umutima wo gukumbura Imana. Uko imubabaza, uko atonyoka, uko yicwa n'inzara ntacyo abashaga kurya, uko inshuti ze zimuhinduka. Hari ijambo umwe mu inshuti ze yavuze ariko ryo kumushinja ibyaha. Aramubwira ngo wihane. Yarashatse kumubwira ngo niyihane kandi ntacyo yihana. Aramubwira ngo no mu bamarayika b'Imana ngo Imana ibabonamo amakosa. Bene data, iryo ntabwo ari ijambo ry'Imana.
ntabwo ari ijambo ry'Imana abantu tujye dusobanukirwa. Ntabwo iryo ngiryo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ryaherekejwe n'Umwuka Wera, ahubwo ni ijambo ryavuzwe na bamwe mu nshuti za Yobu bari barimo bamushinja ibyaha. Baramubwira ngo no mu bamarayika b'Imana ngo ibabonamo amakosa. Undi araza amubwira ijambo ribi, aravuga ngo mbese urukangaga rwakurira ahantu hatari ibyondo. Yarashatse kumubwira ngo mbese ibibazo ufite byakugeraho gute utarakoze ibyaha. Yashakaga kumwumvisha yuko ibyo bintu bitabasha kumugeraho atarakoze ibyaha. Ariko bavandimwe, ntabwo dukwiriye gutekereza gutyo. Ntabwo dukwiriye gutekereza yuko umuntu w'Imana niba ageze mu bikomeye ari uko yakoze ibyaha. Ahubwo nyine turi ku rugamba, kandi umuntu wese yaraswa. Nuko Uwiteka ngo aramwitegereza, areba Yobu, arebye umubabaro afite n'amagambo arimo kuvuga, araza aramwegera aramuganiriza, aramubwira ati Yobu we, undi ati karame, ati harya Imana imubwira ibibazo bikomeye, imubaza ibibazo bikomeye, iramubwira iti harya wabasha kumbwira aho imfatiro z'ijuru ziri, inkingi zishinze aho zishinze zifata ijuru, wabasha kumbwira aho ziri? Yobu ati simpazi. Ati ngaho rero shinga urubanza tuburane wigize umuhanga. Iramubwira iti none se wansobanurira uko amagufa y'uruhinja kurira mu nda ya nyina? Yobu ati ibyo nabyo simbizi. Aramubwira ati none se Yobu, wabasha kumbwira aho umuyaga ubikwa? Yobu ati ntabwo mbizi. Yobu aravuga ati Uwiteka we, ungirire imbabazi, mwami wanjye, ni umubabaro wabaye mwinshi cyane muri njyewe, maze utuma mvuga ibyo ntazi. Maze Imana yitegereje Yobu iramubwira iti ngaho genda wihane, wature kuko mu bigeragezo warivovose, wature kuko mu bigeragezo wahuye n'umubabaro koko ugeraho undakarira. Ngaho genda wihane, nurangiza ubabarire za nshuti zawe zagushinja ibyaha, nurangiza ubahamagare ubabwire bature maze ubasengere. Haleluya, haleluya. Yobu yumvira Imana, aragenda arihana, aravuga ati mbabarire, agahinda kabaye kenshi mvuga ibyo ntazi, Uwiteka nagucumuyeho. Muvandimwe, niba waragize ibigeragezo bikakujyana bigatuma ugera mu ntege nke, ndakwinginze fata umwanzuro, wegera Imana, uyibwire uti Uwiteka nagucumuyeho kubera agahinda, nagucumuyeho ariko ndagarutse ngirira imbabazi, umbabarire. Ahamagara za nshuti ze, arabasengera. Akimara kubasengera no kubababarira, Imana irambura ukuboko kwayo kwiza kw'imbabazi, yongera gukora kuri Yobu. Iramubwira iti ngaho ngera urye, ongera unywe Yobu, akira icyubahiro. Imuha abahungu beza n'abakobwa beza, imuha urubyaro rusimbura babandi bapfuye, imuha abahungu 7 nk'abo Imana yatwaye. Rya jambo riba riramugarukiye, ryavuze ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe wabinsubije. Ni ukuri iri ryari iyerekwa. Arangije ko Uwiteka wabimuhaye arabimugarurira, kandi mu mahirwe ya kabiri ibyo wabuze bigaruka bifite ubwiza burenze cyane buruta ubw'ibijyambere. Imana ngo imuha abahungu n'abakobwa beza cyane, imuha abahungu b'igikundiro, imuha abakobwa b'igikundiro kandi bubaha Uwiteka, batazamutera agahinda, batazamubabaza. Imuha ubutunzi, imuha abagaragu n'abaja, imuha icyubahiro, yongera kunezeranwa n'umuryango we, yongera kwicarana n'umugore we bazengurutswe n'urubyaro rwabo, yongera yazengurutsa amaso mu rubyaro rwe, akavuga ati bana banjye muri amahirwe ya kabiri azanwa no kwihangana. Aravuga ati kuko nabanye n'Imana mu bigeragezo ngakiranuka, namwe muri amahirwe ya kabiri. Yareba ubutunzi akavuga ati mwa butunzi mwe muri amahirwe ya kabiri. Yareba icyubahiro akavuga ati wa cyubahiro uri amahirwe ya kabiri. Muvandimwe, Imana dukorera yitwa Uwiteka, ijya ibasha gutanga amahirwe ya kabiri. Ayo ndayakwifurije. Ariko ntabwo apfa kuza, ahubwo aza ari uko wafashe igihe cyo kwihangana, kandi kwihangana ntabwo ari none gusa,
ahubwo n'ejo ihangane, n'ejo bundi wihangane, wongere wihangane, kwa kundi wihanganye wongereho nanone wihangane, wivuga ngo ngiye kubivamo, aho ngaho urihemukiye, ugiye kwibuza amahirwe Imana yari igiye kuguhereza amahirwe ya kabiri. Ni koko hari ayo wabuze, ariko uyu munsi Imana yakongera ikaguha andi mahirwe. Emeranya nanjye yuko Imana yitwa Uwiteka igitanga amahirwe ya kabiri. Haleluya, haleluya. Imana igitanga amahirwe ya kabiri kandi ndayakwifurije. Yakobo yanditse ijambo ryiza aho twasomye, arandika aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Imana yitwa Uwiteka hari amakamba y'abera yarayateguye, ariko ayo ngayo azabonwa n'abihanganye, abihanganira ibibagerageza, bakihanganira intambara bahura nazo, bakihanganira ibibazo bahura nabyo, bakihanganira akaga bahura nako, bagera mu bikomeye bakavuga bati nubwo bikomeye ariko haracyari Imana yitwa Uwiteka, bakavuga bati Kristo ni wowe murwanyi, ngwino uturwanirire, wabanje mu ntambara urazitubanzirizamo, ngwino uturwanirire udukure muri izi ntambara. Kandi Kristo Yesu yiteguye gutabara abageragezwa bose, kuko yarababajwe, yarageragejwe, yiteguye gutabara n'abageragezwa bose. Nugera mu muriro ujye ubwira Imana uti, uyibwira uti ni ukuri dore ngeze mu muriro, ariko ngwino ubane nanjye. Imana yiteguye kubana natwe mu bihe by'ibyago, yiteguye kubana natwe mu bihe by'amakuba, kandi no mu bihe by'umunezero Imana yiteguye kubana natwe. Ngeka wongere wegera Imana, uyibwira uti nubwo nacogojwe n'ibyo nahuye nabyo, ariko ndagarutse, ongera ungirire neza, unyiteho, ubane nanjye. Ndagarutse, ngarutse imbere yawe kugira ngo mbonere umugisha imbere yawe. Haleluya, haleluya. Imana nyiribihe yiteguye kongera kukwakira ukabana nayo, kandi amahirwe wabuze Imana yiteguye kuguha amahirwe ya kabiri. Mu mahirwe ya kabiri umuntu aranezerwa, mu mahirwe ya kabiri umuntu areba urubyaro rwe akishimana narwo, mu mahirwe ya kabiri umuntu arasubizwa, mu mahirwe ya kabiri umuntu arongera agashima Imana. Haleluya, haleluya. Mu mahirwe ya kabiri harimo gukiranuka kose. Reka dusenge Imana rero, wegera Imana ugira icyo uyibwira, uyegereze umutima wawe, uyibwire uti ndaje kugira ngo wongere unyiteho kandi ungirire neza. Munyemerere dusenge Imana. Data uri mu ijuru, turagushimye kubw'ubuntu bwawe. Uri Imana itanga amahirwe ya kabiri. Hari ibijya bitubuza amahirwe muri ubu buzima, ariko wowe Uwiteka ukaduha amahirwe ya kabiri. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane, ariko ni inkingi ikomeye cyane muri byose. Niyo mpamvu dusenze ngo dushoboze kwihangana. Nsengeye ababyeyi bababajwe n'ibihe, nsengeye abagabo bababajwe n'ibihe, nsengeye abakobwa n'abasore bababajwe n'ibihe, nsengeye abari mu bigeragezo, kuko umuntu ntiyihangana mu bisubizo, ahubwo yihangana mu bigeragezo. Nubwo nabyo bigusha abantu bagacogora, ariko wowe Uwiteka ubasha gukomeza umuntu muri byose kandi ukamuha amashimwe. Imitima yacu irememo amashimwe n'ibyiringiro, uduha amahirwe twabuze, kandi muri ayo mahirwe tuzagushima, tuvuge kugira neza kwawe. Urakoze Mwami Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen.